waba ujya wicara mu nshuti zawe bakavuga uruzungu ntugire na kimwe utoramo, nuko hari ibanga bakurushije utamenye, bagutanze kumenya ishuri Action Driving and Language School. Reka nanjye nkwibira ibanga, gana ishuri ryacu Action Driving and Language School ubashe kwivugira indimi nk'uwavukiyeyo: Igifaransa, Icyongereza, Igiswahili n'Igishinwa. Kuri baba ndi mwifuza kujya mu mahanga namwe tubafite impamyabumenyi cyangwa se certificate nka TOEFL, IELTS, DEF na TEF. N'abakeneye kwiga computer ntago twabibagiwe. Action Driving and Language School kwigisha amategeko y'umuhanda kubashaka provisoire, kwigisha gutwara ibinyabiziga kubashaka perime kandi mu gihe gito. Wadusanga simbona za message yo ku kazi yuko baduhembye. Wow. Ahubwo ndabona baduhembye na kwa kwezi bari baturimo kundi kwikirarane. Hey! Hallelujah. Imana ishimwe. Turasubijwe kabisa. Ntabwo nabiteganyaga ko bashobora guhita baduhembera ukundi kwezi. ikintu ushaka hari ibintu nateguye nshaka kugurira. Ubu kuko ubonye ko baduhembye utegura ibintu byo kukugurira. Okay, kuruba agatebe yicara hano mbwira. Yeah. Abagabo noneho ko babaye imfurara duhembera neza by'icyarimwe. Kahumbira rero umugore mwese. Nishimira telefone yanjye yashaje. Hari umumama turirimbana muri korali nabonye ayifite. Kandi n'igihe umuntu afite telefone ihenze. Rero ntabwo nkishaka. Ndashaka kuba 700 kugenda kuyigura. Ibihumbi 700. Ndiyo. N'amabaza abiri yayandi nyine nyambaye kenshi abantu bamaze kuyamenyera, kandi ibyo bizi nyine mba ngomba nk'umugore w'umukire abantu bose bakambona. Rero nshaka n'amabaza abiri. Hari n'andi makanzu meza nabonye nyine nayo maherena amwe yibize nayo yashaje. Byose tubishaka. Akora njye wifitiye umugore w'igitangaza kabisa. None se aya mafaranga aje ya mu mezi abiri ubonye baduhembye niyo nyine ushaka gutuguramo ibyo bintu? Nise urabona bidakenewe ubona se ko bishaje. Akuse shari. Reka mubaze. Kutunga telefone yawe yihariye mu bantu bose muririmbana, kwambara ibintu byiza bihenze mu rusengero, nibyo byerekana ko uri umunyamugisha, nibyo byerekana ko wasubijwe. Urashaka kwerekana iki? Nese umuntu afite amafaranga nagasa nayo. Kuki ushaka kumbaho nk'abari abagore bose, nkajya nambara ikanzu ngasanga arayambaye, igitenge nacyambara ndetse ntabwo ari byo nshaka. Nkajya nambara ibyanjye byihariye kandi biri ku rwego rwo hejuru. Erega gutunga amafaranga no gusa nayo ntabwo ari ibintu bisa. Yego ntabwo mvuze ngo wicupize cyangwa guse nabi, ahubwo aho wakabonye amafaranga aje wagakwiye guhita uzukambira ikintu cya mbere ngo tugere dutange ituro ry'ishimwe ry'uko batwishyuye, dutange n'icyacu. Ahubwo wowe uhisuza mu mabazi. Basi nubwo umbwiye ngo nuko nta mwenda ufite wo kwambara, cyangwa umbwire ngo wenda ngo byashaje, wenda umbwire ngo telefone yamenetse, ngo nuko harimo umuntu ufite telefone imeze nk'iyawe, mva ngubwire be. Uwo ni umwuka w'ubwibone n'ubwirasi. Ntago ari ukwibona ariko. Ye ntabwo ibyo bintu ntabwo. Nese icyo cya 10 ntabwo tuzaba tugitanga. Oya. Kamubwire rero. Aya mafaranga ukuntu ibintu bimeze. Ikintu cya mbere cyihutirwa kigomba kuvaho ni icya 10. Se miliyoni 1,200,000 ubwo leta ava amafaranga y'icya 10. Uri kumva? Ikindi cya kabiri have hitu. Icya gatatu turi kuganira sindi gutegeka, nagira ngo nawe ubyumve.
tumaze igihe tudasura abarwayi tudafasha n'abakene kandi ibintu tuba tugomba gukora nibuze rimwe mu mezi 3 amezi 2 yatambutse ntabwo twabikoze icyo nacyo ni ikindi kintu turaza guhita dukora iyo niyo mishinga 3 nateguye ndashimira Imana ko batwishyuye ahubwo nkaba ngiye guhigura umuhigo akanakumye ufata amafaranga yose ngo icya 10 ngo amaturo ngo abarwayi se rimwe n'abanyurimo ku buryo bambwira ngo amafaranga yose urayafashe ngo ayakoresheje ngo ku barwayi ngo icya 10 ngo amaturo ntabwo mbyumva kwanza uri no kumbeshyira ayo mafaranga yose usambwira nayo ujye gutanga bicyacu mba nkubeshe se none yajyanye ngiye mu kabari se giye mu kabari ubwo ufite ibindi bintu yajyanyemo ibihe banza ukora ibyo nshaka ubundi ubona ibyo uzabikore nyuma ntabwo nzabanza gukora ibyo ushaka ndabanza gukora ibyo Imana ishaka kandi nawe ukwiye kubyumva ko ibyo Imana ishaka ari byo Imana byambere ashyizeho itegeko kwishyira ayo mafaranga icya 10 si ugusaba ntabwo Imana yinginga icya 10 ni itegeko ntabwo nabyumva ntabwo ari ujyanye amafaranga niho rero ngiye ngomba kuyatanga ahubwo uzansobanurire ngomba kuyatanga nta kindi kintu ndabishaka ibindi uri kumva ntabwo mbyumva njyewe ndayatanga ibi ntabwo tugomba kubyimvika n'uwo ndayatanga ntayo uri gutanga gute ujya kuyatanga si byo nshaka ubwo se bigiye kuba intambara ndayatanga mwiriwe amatita bravo numva mwakije umurimo urose aho ni amahoro ngwino wumva ibya mwene wanyu hano muraho Yesu ashimwe ahimbaza narasunda gato muraho Yesu ashimwe ahimbaza ni kari wicara hano araza ni amakuru ntayangaye usanze hano habaye intambara umugore yansaranyirwa ngo gutanga icya 10 ngo ngufite hano inyanya amafaranga uyu muriro se bigenze gute habaye iki koko niko muto bigenze gute ma rero ashaka gufata amafaranga yose agasahura urugo akagira gute ngo agiye mu gutanga ku cyacu ibyo ni bikiruga ugiye gusahura urugo rwawe se akoze mu mateta kunzi neza urumva ubundi dupfuye amafaranga twinjije ahangaha urumva uyu mugore ndagira ngo umugire inama nawe uri umudamu ngo arashaka telefone ihenze ngo muri korari ngo harimo umuntu ngo ufite telefone ngo imeze nk'iye ngo nashaka telefone imeze nk'iy'abandi urumva ngo ntabwo ashaka kwambara ngo umwenda usa nk'uw'abandi uri kubyumva wari wamubona yambaye n'abari umugore uzi wambara kuri rusengero iwacu neza nk'uko yambara none ngo n'amafaranga ngo tubonye kuko hari ikiraro twabari badufite ku kazi none barakitwishyuye ngo ntabwo ashaka ko dutanga icya 10 ndikumubwira ibyo icya 10 ngo mfite amahabara ngo nyajyanye ngo handi ngo mu bandi bagore nuko nyirabatinye kubivuga bivuga ngo nta nubwo anyizera nyirubwa mbona nk'umugabo w'indani ubusa n'ubumwumva muto have rwose wikabye reka gukeka no kuvuga ibintu udahagazeho kandi utazi ni we wagakwiye gutera kuraje umugabo wawe kugira ngo umugisha ukomeze winjire hano mu rugo umutera kuraje ngo atange icya 10 n'amaturo none ko mubwira akamaro kacu simbizi waho ukuntu byagenze nimwubatse biturutse kubera mu cya 10 mubwira akamaro k'icya 10 noneho abyumva ni wowe umuca intege hayo mahirwe se ahubwo ugize none uri kuvuga ngo umugabo ngo agiye gutwara ngo 100 ngahe ngo ku rusengero reka nkubwire naho yatwara miliyoni 100 apfa kuba kubwiye ngo ni icya 10 n'amaturo akijyanye mu rusengero erega barimo kugabanya imivumo kuko ahubwo ngo urishakiramo imyenda ngo urashakamo imyenda ngo urashakamo amashakoshi ariko noneho akanakumira abakristo dufite ngo telefone idasa n'iy'abandi kereka nushinga uruganda rwawe ngo urashaka n'imyenda idasa n'iy'abandi bagore ariko noneho ibi bintu ni ibiki koko hoye ibyo bintu nta maze wari ubonye wigiriye amahirwe wiboneye umugabo utanga icya 10 n'amaturo uzi umugisha aba yinjije mu rugo hoya rwose urimo kumuhora ubusa ahubwo rata iyo ntego ufite ni nziza ariko uziburiye uyariye ese mwatubajije ubuhamya bwanjye na sheri ibintu byigeze kutubaho ngewe mbihagazeho ku maguru abiri nzi umumaro wo gutanga icya 10 n'amaturo nanjye yajyaga ayaterura akayatwara kandi uzi ko n'ubundi twari hasigara dore hasigara nungunika wenda njya nkihangana kuko simba ashaka kurakaza umugabo wanjye ariko nkumva simbyumva ariko nta na rimwe twigeze duhomba ntabwo twavuye muri ariya manegeka ntabwo wabonye inzu dusigaye tubamo wakubwira imodoka yacu ntuyizi se urimo urumva ibyo undi mugore akumugenza rwose iyo nduru ubwo se telefone ko kurumva ari umushinga
ntabwo wari umushinga uko ni ukwibona no kwishyira hejuru rwose imana ikubabarire ikubabarira ahubwo se umva namusengera ahubwo anabyacu bagenda bisabira imana imbabazi Sibyo ntabwo umuntu akwiye gushaka kwambara kugira ngo yirate ku bandi hoya ni ukwirata ngo utunge telefone itameze nk'iy'abandi bagore ako se ubundi reka mubaze ninde wamubeshye ko imana ireba uwambaye baze cyangwa uwambaye igitenge none se si icyo nyine imana ntigireba uburebure ntireba uburanga ntireba abambaye neza n'abambaye nabi umuntu wese ufite guca bugufi imbere y'imana ese ubundi ubizi ute ko iyi telefone ugura ngo ubarengeho ejo batazakurengaho ugira ngo hari uwaremewe kuba munsi y'abandi n'ibisubizo n'imigisha ntabwo bigaragara mu matelefone n'amazu n'amamodoka reka nta n'umuntu waremewe kuba hejuru y'abandi kimwe n'uko nta waremewe kuba hasi y'abandi bwose n'ubusa wanapfa na telefone bayiguze n'iyo myenda ejo ukagenda kandi ntubijyane muto hoya rwose uremera ko dutanga icyacu cyangwa ntabwo ubyemera muto urabyumva kwanza kuri telefone urabyemera cyangwa ntabwo ubyemera uyatange jema nanga gukora ibintu atazajya avuga ngo ndi umugabo w'igitugu ariko aho nta gitugu kiri ntabwo njye nanze kuyatanga ariko atangana kuri Oya, wenda none- nshimira atekereje nabi kwaka ibyo ngibyo ubwo hari ibindi bikenewe bitari ibyo nabikore ariko agabanya yagiye gutanga ntago yayagabanya kugira ngo se icya 10 barakigabanya none se niyizi imibare agomba gutanga icya 10 cyuzuye ntabwo none se imana ko yaguhaye miliyoni 2 kucya itazigabanyije niwavuze ngo ni 200,000 kuki imana itaguhaye miliyoni 1 ikaguha miliyoni 2 bishatse kuvuga ngo hariho icya 10 cy'ibihumbi 200 kuki yo itayagabanyije ntabwo umugisha uva mu ubwo noneho umva ahubwo nkubwire nashaka kumuyagabanya ubwo arababwiye imana ngo nanjye nawe ikugabanyirize tuyibwire igabanye cyangwa tuyibwire yongere kugabanya mu bakozi kugabanye hafi ya rwose tuyibwire igabanye cyangwa tuyibwire yongere tuyibwire ngo ikirero bivuge simvuga ngo yataka navuge ngo yongere cyangwa ngo iyagabanye mu mateta nabivuge nabanza bivuge ngo iyongere cyangwa iyagabanye nabivuge ubwo urashaka amabaza n'ibitenge n'amashakoshi meza n'inkweto byo guhinduranya kugira ngo wemeze abantu n'iki se ushobora gukorera umwana w'umuntu ukamwemeza aho kugira ngo ushyire imbaraga mu gukora kugira ngo wemeze imana none ngo urashaka kwemeza abantu ibyo si byo kwemeza abantu byazakumarira iki wige gukora neza kandi wige gushaka imana uvuye mu Kigali ndetse no mu Gakungu ushaka imana yawe idashingiye ku bintu uve muri ibyo ngibyo kandi nuyishaka humura nawe imana rwose izakwiyereka sibyo dore nibyo mba nkubwira ubundi se abantu wabemeza bikamarira iki koko si icyo se emeza imana nushaka kudusenga wambaye bodaboda baguseke ariko ijuru rikubona cyane rwose kandi rizakugorora urabyemera cyangwa ntabwo byemera tuyatange cyangwa tubireke ndabyemera ariko hari ikintu kimwe ngurwa